Izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Amahoro bana b'Imana, ni muhumure. Imana tugeneye igihembo gikwiye kuri wa gatatu w'icyumweru cya 20 gisanzwe tariki 18 Kanama 2021. Isomo rya mbere ryo mu gitabo cy'Abacamanza umutwe wa 9 umurongo wa 6 kugeza ku 15. Muri iyo minsi abanyacyubahiro b'Isikemu n'ab'i Betimolo bose barakorana bajya i Sikemu munsi y'igiti cy'umushishi iruhande rw'ibuye rishinze bukingi ryari rihari, maze bimika Abimeleki abumwami. Nuko abamenyesha Yotamu ibyabaye, aherako ajya mu mpinga y'umusozi wa Garizimu, arangurira ijwi maze arababwira ati: nimunyumve bantu b'i Sikemu, namwe kandi Imana ibumve. Umunsi umwe ibiti byafashe inzira bijya kwimika uzabibera umwami. Bibwira igiti cy'umuzeti biti: tubera umwami. Umuzeti urasubiza uti: ndeke gutanga amavuta yanjye ahesha icyubahiro Imana n'abantu, ngo ngiye kwinaniza ntegeke ibindi biti? Ibiti bibwira umutini biti: ngwino tubera umwami. Umutini urasubiza uti: ndeke gutanga uburyohe bwanjye n'imbuto zanjye nziza, ngo ngiye kwinaniza ntegeke ibindi biti? Noneho ibiti bibwira umuzabibu biti: ngwino utubere umwami. Umuzabibu urasubiza uti: ndeke gutanga divayi yanjye ishimisha Imana n'abantu, ngo ngiye kwinaniza ntegeke ibindi biti? Nuko ibiti byose bibwira igihuru cy'amahwa biti: ngwino tubere umwami. Ariko igihuru cy'amahwa kirabibwira kiti: niba koko munyimitse mubishaka kugira ngo mbabere umwami, nimuze mwugame mu gicucu cyanjye. Ariko niba bitabaye ibyo, umuriro uzasohoka mu gihuru cy'amahwa maze utsembe amasederi yose ya Libani. Iryo ni ijambo ry'Imana. Zaburi ni ya 21. Uhoraho umwami wacu anejejwe n'ububasha bwawe. Uhoraho umwami wacu anejejwe n'ububasha bwawe. Mbega ngo arishimira ubuvunyi bwawe. Wamuhaye icyo umutima we wifuzaga, ntiwamwima ikisengesho rye ryasabaga. Kuko wamusanganije imigisha n'ihirwe, maze ukamwambika ikamba rya zahabu inoze. Ubugingo yagusabaga warabumuhaye, umuha kuzaramba ubuziraherezo. Ubuvunyi bwawe bwamuhesheje ikuzo ryinshi, umwungikanyaho icyubahiro n'ishema. Wamugize ruhabwamigisha iteka ryose, iruhande rwawe ahabonera ibyishimo. Uhoraho umwami wacu anejejwe n'ububasha bwawe. Nyagasani Yesu nabane namwe. Amagambo mu Ivanjili ntagatifu Yesu Kristo uko yanditswe na Matayo umutwe wa 20 umurongo wa 1 kugeza ku 16. Muri icyo gihe Yesu abacira uyu mugani ati: ingoma y'ijuru imeze nka nyir'umurima wazindutse mu museke kugira ngo ararike abamukorera mu muzabibu. Amaze gusezerana n'abakozi idenari imwe ku munsi, abohereza mu mizabibu ye. Ngo asohoke nko ku isaha ya 3, abona abandi bandagaye ku kibuga. Arababwira ati: namwe nimujye mu mizabibu yanjye, ndi bubahe igihembo gikwiye. Maze bajyayo. Yongera gusohoka ahagana ku isaha ya 6 n'ahagana ku ya 9 abigenza kwa kundi. Yongera kugenda ku isaha ya 11, abona n'abandi bahagaze. Arababwira ati: niki gituma mwahagaze ahangaha umunsi wose ntacyo mukora? Baramusubiza bati: nuko ntawe turaritse. Arababwira ati: namwe nimujye mu mizabibu yanjye. Bugorobye nyir'umuzabibu abwira umuhingisha ati: hamagara abakozi ubahe igihembo cyabo, uhereye ku baje nyuma uheruke abaje mbere. Nuko rero abo ku isaha ya 11 baraza, maze buri muntu ahabwa idenari. Aba mbere baza batekereza ko bari burengerezweho, nabo ariko buri muntu ahabwa idenari imwe. Bayakira binubira nyir'umurima bati: abaje nyuma bakoze isaha imwe gusa, ubagiriye nkatwe twahanganye n'umunsi wose n'izuba. We rero asubiza umwe muri abo ati: mugenzi wanjye, ntacyo nkurenganyijeho. Si idenari imwe twasezeranye? Fata ikiri cyawe maze wigendere. Njye nshatse guha uwaje nyuma nk'icyo nguhaye. Sinshobora se kugenza uko nshaka mu byanjye? Cyangwa se undebye nabi kuko ngize neza? Ngo kuko abanyuma bazaba ba mbere, n'abambere bakazaba ba nyuma. Iyo ni Ivanjili ntagatifu. Ngo kuko abambere bazaba ba nyuma, n'abanyuma bakazaba ba mbere. Bavandimwe, nidukomere kuri Kristo nibwo tuzakomera nyabyo. Kubera ko turi abantu, imikorere y'Imana buri gihe iradutungura, rimwe bikatubabaza, ikindi gihe tugatangara neza. Muri aya masomo turazirikana ku ngingo
ubutabera bw'Imana, la justice de Dieu. Aho tuza kubona ko ubutabera bw'Imana butandukanye cyane n'ubw'abantu. Umuntu wakenshi urangwa n'amarangamutima, akaronda, agakura yishyira. Ubusanzwe ubutabera par définition ni uguha umuntu icyo mwasezeranye, icyo umugomba, nawe akaguha icyo akugomba. Imana yo mu butabera bwayo, kuko nyine ari Imana, igira ikindi kisumbuyeho irenzaho, bitandukanye n'abandi bakoresha b'iyi si, irenzaho igikwiye. Iha umuntu igikwiye, icyo akeneye, ikimufitiye akamaro, ikimuha ibyishimo birambye, ikimuha ihirwe. La justice c'est rendre les autres heureux, nk'uko Imana nyine ibigenza. Ese umukristo umuvandimwe, ari Imana umwami w'ijuru n'isi, wampa icyo nkeneye nkabaho neza nishimye iteka, ari n'umwami w'iyi si wankebera nko ku gihugu cye cyangwa ku bintu atunze akabimpaho, akantonesha, akankundwakaza, akampa ibintu byinshi bya mirenge, ariko ibyo bizagarukira hano ku isi gusa, ku munezero w'isi. Nahitamo nde muri abo bami bombi? Imana cyangwa umwami w'isi unezeza? Ibaze nanjye nibaze. Aya masomo arimo imigani. Umugani nyine ugana kariho, kandi umugani udusaba gucukumbura tugatekereza cyane byisumbuye. Amasomo y'uyu munsi araza kuduhishurira imikorere y'Imana, uko Imana ikoze n'uko Imana ikora. Comment Dieu le vrai roi règne sur son peuple. Mu isomo rya mbere Abisiraheli bashishikajwe n'amashagaga, les ambitions y'ibintu. Baratora umwami Amaleki ngo kugira ngo bamere nk'andi mahanga, nabo ngo bakomere, bajya barwana batsinde. Nyamara isomo twakuramo muri iri somo rya mbere nuko Imana ntawisimbura. Iyo wasimbuje Imana umererwa nabi. Rero nta mwami ushobora gusimbura Imana, umwami w'ukuri. Niko ko Imana niyo mwami wa Isiraheli, niyo mwami w'ukuri w'umuryango wayo. Amen. Bakristo bavandimwe, hari ubwo rero mu buzima busanzwe twishakira abanyamaboko, abategetsi bakomeye bahambaye, bafite ubutegetsi, pouvoir, nuko tukizera imbaraga za muntu, kandi za zindi zifite limite. Ngo umuntu ni igihangange, umunyamafaranga, umutunzi, ufite ibintu byinshi hano ku isi. Nyamara wasanga ngo azajya duhandahanda nk'ari amaho twumvise mu isomo rya mbere, bikarangira Imana y'ukuri idushishikariza icyiza tuyirukanye mu buzima bwacu, tugatangira tukayinubira, tukimyoza, tugataha twivovota, tukagenda tubabaye. Nyamara Imana yo itumenyera igikwiye. Bavandimwe, iyaba Imana yacu yakoraga nk'abantu, ubu ntitwaba tukiriho, ariko kubera ko ari Imana turiho kubera Imana. Rero bavandimwe, turekere Imana umwanya wayo wa mbere, aba ari itugenga, itugenere, itumenyere igikwiye, maze tugenze uko ishaka, atari uko twebwe dushaka, ahubwo gushaka kw'Imana. Imana ikatugenera. Mu ivanjiri y'uyu munsi turatungurwa bikomeye n'ubutabera bw'Imana. Bamwe bashobora gutungurwa nabi, abandi bagatungurwa neza. Ubu butabera bw'Imana, nyir'umurima urarika abamukora mu muzabibu we, bagasezerana idena rimwe ku munsi, bose ariko ku masaha atandukanye, mu byiciro bitanu, mu museke, saa 3, saa 6, saa 9 na saa 11. Ni nk'iki kiganza kiriho intoki 5. Izi ntoki 5 zikibumbye, umuntu asaba gukoresha, akavana amaboko mu mufuka, ubundi agakora kakahava. Idena rimwe y'igihembo cy'umukozi ku munsi ku gihe cya Yezu, bigatwibutsa ko twese nyine bari ku isi Imana itubona kimwe. Ni nk'iki kiganza kigizwe n'intoki 5, zose zirafatanya, maze uwo murimo ukazanira nyiri kiganza umugisha, la grâce, inama z'Imana. Ku Mana rero nta vangura ribayo, nta moko abayo, nta dini ribayo, nta karere, nta mugore, nta mugabo, nta muyahudi, nta mugereki. Twese Imana izaduhemba kimwe abakoze neza ibyo basezeranye n'Imana. Gukora neza nicyo twasezeranye n'Imana, igihe tuzaba twasoje neza imirimo yacu hano ku isi. Buri muntu kandi ku rwego rwe, ari igikumwe, ari agahera, byombi biri kuri iki kiganza kimwe, nubwo bitakora bimwe. Yezu Kristo acuye umugani yashaka kwibutsa Abisiraheli ko nubwo ari wo muryango watowe n'Imana ku ikubitiro mbere y'abandi, ko batagomba kwirara, mu gihe Imana igikomeza kugenda ihamagara abandi benshi cyane, abaturutse mu mahanga menshi. Urimo, nanjye ndimo. Uyu mugani kandi ni abafarizayi, abigisha amategeko, bibwiraga ko basumije ubutungane abasoresha ndetse n'ibyo manzi. Nyamara Yezu akabereka ko bose ari abana b'Imana. Umugani kandi wagereranywa n'abashumba babi bagenzereza n'abushyo bw'Imana. Abo bayobora akamererwa nabi, bakamera nk'ama twumvise mu isomo rya mbere,
bakarenganya, bagakoresha amarangamutima n'inyungu no kwikubira no kwishyira. Ari abayoborwa, ari abayobora, bose nabo mubyeyi umwe, Imana yacu. Ni kandi abakoresha biha kurenganya abakozi babo, nyamara mu maso y'Imana twese turangana, turi ku rugero rumwe. Ni n'abakristo bibwira ko bashyikiriye ngo babatijwe kera, nuko bagatangira gucira ku bapagani, abatirimutse gato bakogwa mu cyaha, bagatangira kubacira imanza ngo bo nta kigenda, ngo bazajya mu muriro. Nyamara abo bapagani ni nk'abakozi bo ku isaha ya 11, les ouvriers de la 11e heure. Niba amadi twita abagarukiramana, erega twese turabana b'Imana nubwo tuyihemukira. Ngaho bavandimwe, utari umugarukiramana nazaga mu rutoke hejuru turebe. Yego muvandimwe, utari umugarukiramana wawe ufite ikibazo kiremereye, waba ukizikamye mu cyaha nyine. Rero byuka gera vuba, garukira Imana. Ubuzima bw'umuntu ku isi buri munsi ni ukugarukira Imana. Ntukirare ngo warashyikiriye. Uyu mugani rero ugashushanya ya Mana Data ikunda abantu bose, Dieu amour, kandi ikaba ari nayo ifata iya mbere yo kubahamagara. Imana itera intambwe ya mbere burya mu kuza kudushakisha. Imana ikajya guturarika kugira ngo tugwirize ibintu byayo ubudahagarara. Niko ko ubuntu bw'Imana ntibuhagarara, nta mupaka, nta gipimo. Nawe Imana iheza ku buntu bwayo. Hanyuma igihembo cy'idenari imwe ku munsi muri Evanjiri ni cya gihembo cy'Imana, igihembo gikwiye. Icyo umuntu yakenera Imana ikakimuha kikamutera ibyishimo, ibyishimo by'igihe cyose birambye. Nta kindi ni ubwami bw'ijuru. Namwe ababyeyi murumva ko nta majuru abiri abaho, habaho ijuru rimwe. Ukuri ni kumwe, ijuru ni rimwe. Rero kubona ijuru ubwaryo nta gihembo kirusa icyo ngicyo. Yesu yagize ati, namwe nimujye mu mizabibu yanjye ndibubahe igikwiye. Amen, amen. Urakoze Yesu kudutumira. Bakristo bavandimwe, nidutuze twaye kugira umururumba w'ibintu. Hari abantu benshi kuri isi bahora mu mwijujuto, kwivumbura ngo abandi babarushije mu iterambere, ngo arangiranye we, andenzeho we. Ko bamwe Imana bagira ubuntu bakaronka, bagatunga, bagatunganirwa, nuko rero nta munoza, nta mushobora, ntibanyurwa, ntibishimira kunganya n'abandi. Buri gihe baba bashaka kurusha abandi. Rero buri gihe bakijujuta iyo bonye hari ushatse no kugira agatambwe atera, ngo babahaye duke, ngo babagenzeho, ngo bongeye baribeshye we. Umurumbu ukaba wose. Abo se baba bazi igisobanuro cy'ubutabera bw'Imana, ihemba igikwiye. Ashwida bangenzeho, undi niyo batonesha kundusha, ugashaka gusabira iby'abandi kandi n'ibyo byakunaniye. Akawa umugabo mbwa ngo nurye utwe akarya n'utw'abandi. Birababaje. Umugani ugana kariho. None twumvise imigani myinshi. Ngo umunsi umwe umugabo yari afite abagore babiri. Abo bagore bombi, umugore wa mbere cyangwa umukuru yari afite abana 5. Yari umucuruzi ukomeye uzi gushakisha ifaranga hepfo no haruguru. Naho undi twakwita muto nta kana yagiraga, ntabwo yari yarigeze abyara. Nuko umunsi umwe umugore mukuru aza kubaza umugabo we impamvu yamuharitse, akazana undi mugore kandi utanabyara, kandi akaba ari umugabo akunda cyane kumurusha. Nuko umugabo aramusubiza ati, impamvu mukundwa akaza kurusha wowe nuko utakinyitaho, wirirwa muri gahunda zawe nyinshi, ndiwigera unamvugisha na rimwe, no kungaburira ntungaburira, wirirwa mu bucuruzi bwawe, ndiwigera unyitaho, business zaragutwaye, ntunyitaho, uranyihunza ukampunga, akaba ari abandi banyitaho. Nuko umugore agusaba imbabazi umugabo we kugira ngo amwereke ko agiye kugaruka byibuze, ahubwo yita afata nzira yikomereza ubucuruzi bwe, ku buryo yagendaga mu museke akaza gutaha nijoro nabwo yananiwe bikomeye. Ari umugabo noneho ugiye kumwitaho. Birababaje. Umunsi umwe rero umugore aza gutaha nijoro, nuko asanga umugabo yabazi ihene. Umugabo afata umugabane umwe mu migabane 7 awugenera uwo mugore mukuru. Indi migabane ko ari 6 ayigenera uwo mugore muto utanabyara. Nuko umugore mukuru aje, amazuru yabangira ingata, amazuru yenda gufatana n'umunwa kubera uburakari. Ararakara cyane, arabisha, atangira kwivovotera umugabo we. Namwe murabyumva, umugore mukuru kandi ubyara nyine ufite abana 5, warangiza akaba ari umugabane muto. Ako nta karengane pe, ni urwango. Nuko wa mugore n'uburakari bwinshi n'umujinya agiye guhambira ngo yitahire ajye iwabo, yisubirire iwabo. Ubundi ate uwo mugabo n'abo bana mu nzu ngo asigarane n'iyo nshoreke. Arangije guhambira byose, umugabo aramubwira ati, utashye kubera umugabane umwe ngo uhaye, ngo washakaga imigabane yose ko ari 7. Reba rero kuri gahunda yawe y'umunsi. Buri munsi uzinduka mu gitondo ugiye muri business zawe, ugataha nijoro mu gicuku wari ukiri muri business zawe. Uriya mugore maranye igihe gito kuri wowe namugene imigabane 6 kuri ya hene nabaze, kuko niwe umenya
akamenyana n'abana 5, niyo mpamvu namugene imigabane 6. rero uyu mugore abagaburira igihe udahari, akabambika, akabuhagira, akabitaho neza. niyo mpamvu usanga nyine bafite isuku, bakeye, bariye, bahaze. Nuriya mugore rero uba wabikoze, nubwo atabyaye ku mubiri, ariko niwe wita kuri abo wabyaye kurenza wowe nyine wababyaye, warangiza ukabata kubera business zawe. none rero naguhaye umugabane umwe gusa, nuwawe nyine. mbese abana nanjye twari iwacu umugabane, nuwawe warusigaye. Wa mugore asubiza amaso inyuma, yareba isuku abana be bafite, akareba uburyo bamerewe neza, nta nzara bafite, nta nyota bafite, bambaye neza. Yumva ko aratsinzwe pe, ko atakita ku mugabo, ntiyite ku bana, ntiyite ku rugo, ahubwo ko hari undi ubimukorera ndetse akabikora kurenzaho. Ahita yongera asubira inyuma, ahambura bya bindi yari yahambiriye. Yewe niba uyu mugore azasubira kurara amajoro, niba azicara hamwe noneho akita ku mugabo n'abana, akita ku nshingano z'urugo, ibaze nanjye nibaze. Nguko abambere bazaba abanyuma, abambere bakaba abanyuma. Bakristo bavandimwe, uyu mugabo w'abagore 2 twamujyanye n'umuntu ugizwe n'umubiri na roho, aho umubiri wibwira ko ari usumbije agaciro roho, nuko ugahera mu gitondo ukageza nijoro wirukanka mu by'isi, amaraha y'isi, ingeso mbi, ibintu by'amaraha y'ibintu n'abantu, ubucuruzi, inyungu z'ikirenga, guhuguza n'ibindi byose bibi. Nyamara Imana yo ntuyibonera umwanya, roho yawe ikumirana, ikamera nk'ubutaka bw'agasi bwabuze amazi bukumirana. Nguko gutita ku bana, nguko gutita ku bo dushinzwe, ku buzima bwa roho, isengesho, gutita ku bakozi bacu, gutita ku babyeyi bacu, gutita ku mfubyi, abapfakazi n'abandi bose badukeneye. Warangiza ngo Imana aragowe niguhembe, warangiza ngo urashaka gusabira imigabane myinshi kandi utaza gushobora no kwigabura uko bikwiye, kugundira, gushaka kwikubira, ukamera nk'isiha isaruza byinshi, ukamera nk'asura isaruza byinshi gasohoza bike. Nguko kwikubira, guhuguza, gusahura, kwigwizaho ibintu byinshi bya mirenge. Nyamara Imana yo warayitaye, warayibagiwe, uri kure y'Imana. Mbese mugenzi uzahemberwa iki? Ese mubyeyi, ari ukubyara, ari ukurera neza, wahitamo iki? Umunyarwanda ati uburere buruta ubuvuke. Iyi migabane kuri iyi hene babaze irashanya nyine buri wese ubona igikwiye, buri wese akagabana n'undi ntawe usumba undi. Rero abantu b'isi kubera gukunda ibintu n'abantu, twumva nyine twakomeza tugasabira byinshi, tugasabura n'iby'abandi. Nyamara Imana yose ukwibona. Imana ishaka ko ibyo dutekereza, ibyo tuvuga n'ibyo dukora byazajya biganisha ku ijuru, ingoma y'ijuru, cya gihembo gikwiye. Nujya mu isoko uzajya gushakisha ingoma y'ijuru yo, nujya ku murimo aba ari ingoma y'ijuru ikujyanye, ibyo uza kuvuga byose aba ari ingoma y'ijuru gushaka. Imirimo yose, amasomo yose wagira, ujye umenya ngo ndi kubikorera kubera ingoma y'ijuru. Nuko rero ukirinda ibyatuma uregura iminzani, gusabira, kurya za ruswa no kwitangaho ruswa ku mubiri wawe ngo ubone ibya mirenge. Icyo gihe uzataho imyozi imoso nk'abari abakozi bo ku isaha ya mbere. Uzarakara nk'uriya mugore wa mbere wibwira ko imigabane yose ari wagombaga kuyihabwa, undi agasigariraho, agatahiraho, kandi ari unakurerera ngo we ntiyabyaye, nyamara kandi ari unita no ku rubyaro rwawe. Rero bakristo bavandimwe, buri wese mu mwanya arimo uko ari, Imana imugenera ukwe, Imana imumenya ukwe, igira ngo iduhurize hamwe twese nk'abana b'Imana, nka cya kiganza, bityo Imana itumenyera igikwiye buri munsi, iduhurize hamwe mu murima wayo, mu muzabibu wayo, mu ijuru. Nyagasani Yezu ndagusabye, aho kwibona reka ndeke aba ari wowe umbona, aho kwiha kwifuza reka aba ari wowe ungenera igikwiye, kuko ni wowe unzi kuruta uko niyizi. Yezu mwiza, ndi uwawe, ungenza uko ushaka buri munsi. Yezu mwiza, amen. Mwese Imana ibahe umugisha, Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amen. Padiri Masumbuko Ladislas wa Diyosezi ya Cyangugu. Mbaye mbasigiye ako karirimbo k'abaririmbyi ba Paruwasi ya Nkombo kadufasha kwitabira ubutumire bwa Nyagasani. Namwe nimujye mu muzabibu wanjye. Nyagasani